Abisirayeli n'abanyepalestina ngira ngo urumvishe urwanga ahantu ruturuka kandi aho hantu hose ho uko ari bombi nta muntu wapfa kurenganya usibye ko Isirayeli ngiye ku ruhande rwanjye mba numva ko yaje nyine ikanarengera cyane igakabya nyine kubera ko yari inashyigikiwe cyane yaje naro nikamera nkaho imeze nkaho umwara bitamukeneye aho ngaho kandi ari igihugu nanone kizengurutswe n'Abarabu ati Abapalestina guhera icyo gihe bakomeje intambara umwiryane yaba nta ntambara y'amasasu cyangwa se udutero shumi two kuza nk'abiyahuzi ngo biyahure ugasanga nanone ni intambara y'amagambo itagishira ati iyo ntambara yarakomeje mpaka mu 1964 mu 1964 nibwo babanyepalestina basaga nk'abari barahunze bashinze icyitwa PLO cyangwa se Palestine Liberation Organization ubwo baje kuyishinga bavuga ati tugomba guharanira natwe ko twasubirana iwacu mbega bamere nkaho nabo bungino no gukora ikintu kiri ku murongo kimeze nk'igihugu bishyira hamwe mu 1967 Palestine ifatanije nanone n'ibihugu by'Abarabu bindi byaho hafi abo banyepalestina bari bishyize hamwe iyo PLO nibwo baje nanone kurwana intambara y'iminsi 6 na Isiraheli uko baje barwana niko nabo bagize amatware none bagenda bagarura nk'amatware yari afitwe nanone na Misiri bagenda bahigarura Misiri bura yari gifite ahantu isa nk'ifashite abo bantu b'abanyepalestina baraje barahigarurira bafatana kandi gace kari kuri Jordania naho barahafata bahagira habo nyine kagahugu kabo ka Palestine gasa nkaho kongiye kwisuganya gasa nka kabaye agahugu nako nanone ngo birakomeza birazamuka ubwo bari basaga nko bamaze no kugira nabo adresse mu kuntu ariko urumva n'umundi kirasa cyasa nka hari igihugu kimwe mu 1987 ati nibwo haje kuba noneho icyitwa intifada icyo intifada ya mbere ngijya kuba habaye ibibazo bikomeye cyane abanyepalestina batangira kujya bataka Abisiraheli nabo babataka habaye icana rihambaye cyane muri 1947 barongeye bakuzanyo bihambaye cyane Palestina na Isiraheli icyo gihe nanone bamaze kubona ko iyo intifada cyangwa se nimba twabyita ni nko kwigomeka cyangwa se kugerageza kwigumura nibwo nanone babonye ko abanyepalestina bakamejeje nabo badashaka gutuza nibwo haje kubaho amasezerano ya Oslo hari mu 1993 no mu 1995 haba amasezerano bavuga bati reka turebe ko basi twabana mu mahoro ibintu by'intambara ntago bikora tubane mu mahoro gusa nanone ngo ibintu byaje kubangamira cyane ngo bakomeje gupfa status ya Yerusalemu batangira gupfa nanone uburenganzira bw'impunzi ndetse n'ubwiyongere bw'abayahudi bakomeje kuza benshi baturuka hirya no hino urumva nanone bamaze gusinyana amasezerano y'amahoro ko ibintu bigiye kugenda neza bamwe bagumi wabo n'abandi bagumi wabo ariko nanone abanyepalestina bagangayikishwa no kubona abayahudi baracyari guturuka amahanga n'amahanga ari benshi cyane batahuka bavuga ati igihugu cyacu ubu gisa nkaho kiri ku murongo ibintu bimeze neza uko abayahudi batahaga ari benshi niko bagendaga bokipa ubutaka twakwita nkaho ari ubw'abanyepalestina nanone abanyepalestina bakabona bari kwinjirwamo abantu barakisuka ku bwinshi ibyo nabyo bitangira kubangamira amasezerano ya Oslo nanone muri uwo mwaka usa nk'uri kurangira 2000 Ariel Sharon wagombaga kuba ari ugiye kuba premier ministre nanone wa Isiraheli ubwo yaje gusura wa musigiti bita Al-Aqsa mu musigiti uri Yerusalemu gusura rero uwo musigiti wa Al-Aqsa ibyo byabaye nk'agasuzuguro ku banyepalestina b'Abarabu bavuga ati umukaritasi w'umuyahudi ni gutaza gusura umusigiti wacu mu 2000 kugeza mu 2005 byabaye intambara none hambaye cyane ngira ngo abari bariho murabyibuka yari baye intifada ya kabiri intifada ya mbere yarabaye ituma habaho amasezerano y'amahoro nanone rero uwo mugabo Ariel Sharon n'igisura umusigiti hahise yaba intifada ya kabiri etewe n'abanyepalestina bararasana bakozanyaho iyo myaka igera muri 5 bari muri iyo ntambara nanone cyane ko nanone abanyepalestina bazaga bakiyambika ibisasu bakaza bakaguturikiriza umuyahudi bakaza nta mikino bafite nyine bya bindi uvuga abantu abarabura bazi nyine iyo barakaye bishyiraho ibisasu bakaza bakaguturitsa bakoze iyo intifada ya kabiri yo kwiyahura mu Bisiraheli barabaturitsa koko ndetse iyo intifada ya kabiri bitewe n'impfu zabaye nyinshi n'amahane yaranze iyo intifada ya kabiri yamaze imyaka hafi 5 ngo yakomezaga gusa nk'igaragaza ko noneho bano bantu ko ari babira Bisiraheli n'abanyepalestina bano barabu bisa nkaho nta mahoro bazigira bagira cyangwa batazigira babasha kubana mu gihe cy'amahoro batabasha mbega kubana mu gihugu cyasaga nk'icyagabanijwe mu kabiri ngo gusa nanone mu 2006 Palestina uko yari igikomeje gusa nk'iyigerageza kwihagararaho nayo ngo basha no gukora amatora bavuga ati tugomba kuyoborwa n'ishyaka ryitwa Hamas abanyepalestina bo barifata nka hari ishyaka ryabo ryitwa Hamas niryo batuye 2006 ngo rizeri bayobore ubwo nanone byasaga nkaho amahoro atangiye kongera kugaruka hagati yabo gusa nanone iyo Hamas ibihugu byinshi byo mu burengerazuba byo n'andi mahanga n'ibihugu bikomeye byo ntago byabonaga Hamas nkaho ari ishyaka
byabonaga Hamas ubwo nk'ari umutwe w'iterabwoba bakavuga ati bira ni ibyebe n'umutwe w'iterabwoba ntago bari ari abantu bagiye kuyobora igihugu cya Palestine cyane ko abo bagabo bari bayoboye cyangwa se iryo shyaka rya bo bita ngo ni ishyaka rya Hamas amanga karyita ngo nagatsiko k'ibyihebe bo nta mikino bagiraga iyo byabaga byakomeye imyanzuro minini babaga baragiye bafata niyo kuvuga ati mwambara ibisasu mujye kwiturikiriza ku banya-Israel mu byambare mu batwike tuhatwike ibyo nibyo byatumaga amahanga avuga ati bari abantu twagiye tubona mu minsi yashize nta kuntu baturwa ngo bayobore kuko bagiye bakora ibikorwa bimeze nk'iby'ubwiye cyangwa se by'ubwiyahuzi barani ibyihebe ibyo ngibyo rero bikahita nanone byongera bikavuga biti bongere bakozanye urumva nuko byahise bikomeza ndikukumvisha urugendo rw'amakimbirane ya Israel na Palestine guhera mu myaka ya kera ngira ngo n'uyu munsi uri kugenda ubyumva bakomeje kurasana bakomeza gukozanya na n'uyu munsi guhera icyo gihe Israel rero na Palestine uyu munsi reka turebe bihagaze bite urumva guhera icyo gihe cyose bahoze muri izo ntambara uyu munsi rero bimeze bite mu 2017 rya shyaka ryitwa Hamas abwo abantu nyine mushyigikiye Israel bo mwumva ari umutwe w'ibyihebe cyase niko abanyaburayi n'abanyamerika babyita Hamas mu 2017 ejo mundi nibwo batangiye kuvuga ati twebwe turashaka noneho kubaho nk'igihugu cyemewe ku buryo uyu munsi wa none Palestine usanga itakwitwa ngo ni igihugu cyemewe usanga ari ibihugu byemera ngo ni igihugu n'ibindi byemera ngo si igihugu ariko umuryango w'abibumbye ngira ngo ntago wemera Palestine nk'igihugu nyine ibaza abantu baje basangwa mu gihugu cyabo umwisirayeli abakubita agenda begeze inyuma bitewe n'uko ashyigikiwe igihugu yabasanzeho na n'uyu munsi hari aho kidafatwa nk'aho ari igihugu na n'uyu munsi guhera icyo gihe ngo bakomeza bavuga ati turashaka kubaho nk'igihugu natwe ubwacu bakatwakira nk'igihugu ariko nanone mwatugira igihugu mutatugira igihugu ntabwo twemera ko Israel cyo ari igihugu kiri muri twebwe n'abari kurumva ko bafunze umutwe na n'uyu munsi ngo Palestine iracyari guharanira ko yaba igihugu nacyo gihabwa ubudahangarwa kirinzwe gifite agaciro buriya ibihugu byose bifite ukuntu biba bifite ubudahangarwa bifite ubusugire bwabyo ku buryo nta muntu upfa kugihangara ku buryo igihugu kitabyuka mu gitondo ngo kize cyataka ikindi uko kiboneye ariko ngako gaciro na n'uyu munsi niko bakirwanira abanye-Palestine ntago baragahabwa ati nanone ibyo bigakomeza kugenda muri uyu minsi ya none abanya-Israel bakomeje kugenda basa nk'abahohotera abanye-Palestine urumva ka gace ka West Bank rero yagiye kifatira ikambuye Transjordan abanya-Israel nabo ngo na n'uyu munsi wa none baracyahubaka amazu bakajya gutuza y'Abisiraheli baraza bakavuga ati hano twahubatse mugende muhature cyane kari igihugu kimwe nyine babagabanije urumva ko Israel gikomeza gusa ntigenda nyine imeze nk'iri gushotora Palestine ariko nanone sinzi impamvu babiceceka ngo na n'uyu munsi abayobozi benshi bakomeye b'ibihugu cyangwa se imiryango igiye ikomeye ngo bagiye bagerageza kuba bahuza ibyo bihugu byombi ngo bibane ari leta ebyiri ariko ngo byakomeje kugerana n'uyu munsi niyo mpamvu bitugejeje kuri uyu munsi wa none aho twagiye kumva tukumva ngo abanye-Palestina itariki 9 ejo bundi batatse Israel hapfa abantu bagera kuri 700 reka tuza turebe rero kuri uyu munsi wa none n'ubu byagenze bite dukomerezeho ati ejo bundi nanone muri iki gitondo cyo kuri wa gatandatu abasirikare ba Hamas bagabye igitero ndetse gitunguranye kandi ubona ko cyateguwe neza kimaze igihe cyarizweho bakigabye kuri Israel twari tumaze kuva ku makimbirane yahise tugeze ku by'uyu munsi umusibe ejo ku gatandatu mu gitondo nibwo bagabye igitero kuri Israel mva amagambo dutangira babarashe baturutse mu kirere baca mu mazi no ku butaka hose abona abasirikare ba Hamas abagera mu majana menshi barapfuye b'abanya-Israel kuko batatswe bitunguranye bishwe n'abasirikare ba Hamas ubundi rero byatangiye bitereka twinjiremo ukuntu Hamas yinjiranye igihugu nka Israel ni igihugu gifite igisirikare gikomeye ku isi gifite ubutasi buhambaye ku isi ni igihugu nanone utapfa kurasa uturutse mu kirere kuko bafite interceptors zihambaye cyane zishobora kunetraliza ngo igisasi icyo cyo cyose giturutse mu kirere Israel ubundi ni igisirikare gihambaye cyane ndetse bahora biteguye kuko bazi ko batuye mu banzi hagati mbega bihambaye cyane ni n'ibintu biba bitunguranye ko Israel ubundi hari umuntu wapfa kuyinjirira bira mupango akaba yayirasa ibisasu bingana gutya muri iki gitondo ngashira saa 12 za mu gitondo byagenze gute ngo Hamas yice muri humyiriro ngo byatangiye ngahagana saa 12 za mu gitondo kuri wa gatandatu mu gitondo kari cyane ngo ibisasu byinshi cyane byatangiye kwinjira mu kirere cya Israel biza bikubita za Tel Aviv byinjira byinshi cyane ubwo abasirikare n'abandi bantu bari baharangariye kuri ibyo bisasu cyangwa se bari kubona ibisasu byinjira mu gihugu ngo abasirikare ba Hamas bari bameze nkaho bamwe bari kurasa ariko abandi basirikare benshi bari kusenya uruzitiro binjira mu gihugu noneho cya Israel abandi barangariye ku bisasu ariko abasirikare ba Hamas bari kwinjira hasi ahitwa kuri Kerem Shalom Crossing niho binjiriye Kerem Shalom niho binjiriye hambere muri Gaza Strip
binjira nyine muri Isiraheli bagenda barasa abaturage ku mihanda abandi babica, ari nako ibisasu bikomeza guca hejuru mu kirere. Kuri video yasohoye n'abasirikare ba Hamas binjiraga bafata amavideo, ni video igaragaza ukuntu umupaka bawugiye bakawusenya cyangwa se uruzitiro, bagenda binjira barasaga batarobanuye abantu bose bahuraga nabo bica, abandi babafata bagenda babatwaramo iminyago, batwara nk'imfungwa, kuko bivuga ko abarenga 100 bamaze gufatwa n'abasirikare ba Hamas babashimuta babasubiza nyine muri Palestine, babasubizayo ngo benshi cyane abarenga 100, barimo abanyekanada benshi, barimo abanyamerika, ubwo barimo abanyamerika biciye muri Isiraheli, abakerarugendo bari baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye. Hano hari umugabo uri kutubwira yari yaje muri concert, hari festival yari kubabera y'imiziki, ubwo abasirikare ba Palestine binjiraga cyangwa se bano basirikare ba Hamas binjiraga, ngo binjiye barasa abari bari muri iyo festival y'imiziki, bo babanje no kugira ngo ni babanje gukamera amashusho. Hano ariho nuko tutari buyashyireho amashusho, banje kugaragazwa abahungu ba recording bari muri iyo miziki, bazi kari za fireworks ziri kuraswa mu kirere hahiye nyine, paka nyuma nibwo baje kubona ko ari ibisasu bari kubarasa, ariko bakavuga bati bari baturutse hirya no hino ku isi baje kurya ubuzima, bavuga bati ntago twumvaga ko igihugu nk'iki ngiki gifite igisirikare gihambaye cyane cya Isiraheli hari umuntu wacyataka akakirasa kuriya, ni ibintu bidasanzwe babarashe koko. Ahubwo nibwo abenshi batangiye guhunga, ariko yakomeje avuga ati abo twari turi kumwe muri iyo festival benshi bishwe, abandi babashimuse, mbega ntagaze irengero ryabo. N'umugabo hano uri kutwereka video ye atanga n'uhamye avuga ati ibintu byabaye byaduteye ubwoba cyane ko tutuvuga ko ari ibintu byaba mu gihugu nka Isiraheli. Ndetse ngo ntago binjire kuri Kerem Shalom gusa, kuri urwo ruzitiro ngo baciye n'ahitwa Elez naho barahinjirira, mbega bagiye binjira ahantu hirya no hino hagiye atandukanye, bisa nk'ibitunguranye, ariko ubona ko ari ibintu byari byarateguwe neza cyane. Abasirikare ba Isiraheli cyangwa se Isiraheli muri rusange bayiciye mu cyuho, bayiciye muri humye mu buryo butangaje cyane. Abantu benshi bakomeje no kugenda bavuga ati ibi bintu biratangaje, ku buryo igisirikare cya Isiraheli kuba wakinjira n'ubundi ni ibintu bigoye cyane, noneho kuba wakirasa uturutse mu kirere birahambaye, byo babibara nkaho ubundi bidashoboka kubera ziriya interceptors zabo z'ibisasu, babumva ari ibintu bidashoboka. Ariko ngo uburyo babinjiranyemo ngo biratunguranye cyane, bigaragara ko ngo bashobora kuba bakeka ko Hamas ishobora kuba iri gufashwa na Iran cyane. Iran yo ikomeje no kugaragaza ko ishyigikiye ibyabaye muri Isiraheli, ntabwo iri kubihakana, ntabwo iri kubyigoragoraho. Iran iri kuvuga ati byabaye byari bikwiriye, Palestine yahohotewe igihe kinini, nubwo amakuru menshi abantu benshi bayabahisha cyangwa se badakunda kubigaragaza, ariko Palestine isa nk'iyarenganye cyangwa se nk'iyagowe cyane, igakandamizwa na Isiraheli yitwaje kwirusha imbaraga, cyangwa se inashyigikiwe n'amahanga akomeye. Ahagana saa moya nanone n'igice, ubwo urumva bari binjiye saa 12, ahagana saa moya n'igice abasirikare ba Hamas ngo bari bamaze kwinjira mu mihanda, bamaze kwinjira mu mujyi noneho neza, bamaze kwinyabye mu mihanda yose ya Isiraheli. Muri uriya mujyi bari binjiriyemo, bari kugenda barasubahuye nawe wese, bica batarobanuye ngo uyu ni umusirikare n'umupolisi, uyu ni umuturage, bica gusa abandi babashimuta babasohora. Ati ibyari byatangiye abasirikare basa nkaho binjirira ku ruzitiro rutoya rw'umupaka, byaje kurangira uruzitiro baruciyemo icyuho kinini cyane, cyangwa se nk'umupaka barashwanyaguza, noneho abaraho binjira ku bwinshi, ariko bashimuta abantu babinjiza iwabo, abandi babica ari benshi. Aya ni amashusho yagiye afatwa agaragaza abaraho bari kwinjira ku bwinshi bagushimutira abantu ku muhanda, ndetse abashimuta bajyana muri Gaza. Ubwo babagezaga muri Gaza noneho bari bamaze gushimuta abaturage bo muri Palestine, baje bakamera n'amatelefone ari benshi, ariko ufite inkoni, ufite ikibando, baza bakubita abo bantu bari bashimuswe, ariko bakomeza babaka nyine abantu bakomeza batwara hirya. Iyo namashusho yakomeje kugenda agaragara. Ati abarenga magana menshi cyane, abarenga magana 500 kuzamuka bishwe, abarenga 200 barashimutwa, ndetse abakomeretse mu gitero cya Hamas noneho bo ngo barenga 1000 kuzamuka, abo ni abakomerekeye muri iyo mirwano. Isiraheli rero ibibonye yakoze iki? Yarigabwe igitero na Hamas. Ibyo byose bikimara kuba, Benjamin Netanyahu yahise ajya kuri televiziyo akimara kubona icyo gitero bagabweho na Hamas. Abaturage ba Isiraheli benshi bagapfa, abayahudi benshi, ndetse bagashimuta abaturage benshi, urumva filimo n'abanyamahanga ni benshi bapfuye. Ibyo byose bikimara kuba, Netanyahu yagiye kuri televiziyo ararahira mu magambo yabyivugiye, yavuze ati Hamas yadutangije intambara mbi cyane, ndetse mbi cyane, ariko iyi ntambara guhangana nabo tuzayitsinda. Ibyo byo birazwi, kuko Isiraheli irusha intambara bari abantu, irusha imbaraga n'igisirikare gikomeye
ikirusha Palestina n'ibintu byose biri ku murongo, ibintu byose Israel irusha Palestina. Ariko Palestina bikaba bivuga ko nanone n'ubwo uyu mugabo Netanyahu ari kuvuga ati intambara tugomba kuyitsinda, Iran biri kuvuga ko ishyigikiye nanone, bakaba banakeka ko ndetse n'Uburusi bushyigikiye Palestine, bushyigikiye uriya mutwe wa Hamas. Uyu akavuga ati intambara tuzayitsinda nubwo bizasaba igiciro gihambaye cyane. Bavuze igiciro gihambaye cyane, ubwo ni byinshi biba bigenderemo, yaba ari uburyo bw'ibikoresho bwabo bw'abasirikare, yaba ari n'abazabipfiramo. Mbega ni igiciro gihambaye cyane kugira ngo intambara tuzayitsinde, ariko tugomba kuyitsinda. Ni ijambo yivugiye Benjamin. Yavuze ati uyu ni umunsi twese utugoye. Ibyabaye uyu munsi ni ibintu bitari byarigeze biba kuri Israel. Uyu mugabo yagerageje kuzana amahoro muri Israel, Netanyahu, ndetse bamwita Mr. Mutekano muri Israel. Yagerageje mu gihe yayoboye cyose gutuma Israel mbega ibisa nk'iri ku murongo ufite umutekano. Yavuze ati ibyabaye uyu munsi nta na rimwe byari byarigeze biba kuri Israel. Ndakora uko nshoboye ku buryo ibi bintu bitazongera no kuba mu gihugu cyacu cya Israel. Gusa na n'uyu munsi wenda tuzabireba mu kiganiro cy'ubutaha, biratangaje ukuntu Israel babashije kuyirasa. Israel nicyo gihugu gifite ubwirinzi buhambaye bwo mu kirere, ku buryo bigoye ko hari igisasu cyaturuka mu kirere ngo kize cyinjire muri Israel. Tuzanye tugaruka kuri ubwo bwirinzi bwa Israel, ku butasi bwawo ukuntu bukomeye cyane, buriya burahambaye cyane, n'ibindi bintu bituma Israel igihugu cyambaye cyane, ku buryo abantu nk'abari batakagombye umutwe nk'amasi kubinjira na bira mupango kuriya. Ibyo turaza kubira mu kiganiro wenda cy'ubutaha cyo ku munsi w'ejo. Icyo usabwa ni ugukora subscribe gusa. Uyu mugabo yavuze ati nanone guverinoma yose iri inyuma y'uyu mwanzuro kuba tugiye kwihorera, tugiye kwataka igihugu cya Palestine. Guverinoma yose iranshyigikiye umwanzuro twamaze kuwemeza. Umve ati abasirikare ba Israel ndetse bashinzwe kurinda igihugu cyacu bagiye gukoresha imbaraga zabo zose barimbure banaca intege Hamas. Hamas bagiye kwica ibintu byose byatumaga igira imbaraga. Uyu ni Prime Minister Netanyahu ari kwivugira. Turaza kubarimbura ndetse tunihorera bihambaye cyane kubera uyu munsi mubi batumye tugira, babatatse. Tugiye kwihorera tunarimbure. Ayo ni amagambo yivugiye. Bano bagabo bavuga banakorana ari bya bindi byo kuvuga gusa. Uyu mugabo avuze iri jambo nk'ireba yarivuze, tugiye kurimbura tunihorere uyu munsi mubi bano baginga baduhaye ngo ni Hamas. Nibo baduhatirije ndetse nibo batumye tugiye kubaha ibyabo, nibo babiduteye, nibo baduhatirije kuba tugiye kwihorera kuri bo, ndetse nibo baduhatirije ibyo tugiye kubakorera babyakire. Niko Netanyahu yivugiye ati Hamas tugiye kuyitamo. Akimara gutangaza ibyo bintu, abasirikare ba Israel ndetse indege z'intambara zahise zinjira mu ntara ya Gaza, baragenda baraharimbura, baturitsa nta kintu na kimwe bitayeho, cyane ko bavugaga bati tugiye kurobanura byatugora. Mbega bakoze byandi bavuga ngo gukubita imbeba ntababarira nihaka. Uburyo Israel yagiye kwihoreramo ni uburyo bubi cyane bw'ubwicanyi buhambaye igihugu nk'iki ngiki kinyembaraga bavuga ko kitakagombye gukoresha. Bagiye barasa ahantu hose, yaba ibitaro, yaba imisigiti, batitaye ngo harimo abasivile cyangwa ni umutwe wa Hamas gusuriye. Gusa nanone bakiregura bavuga ko umutwe wa Hamas ngo kuva kera ngo ubundi ngo bakunze kwihisha ngo nko mu bitaro, kuko bavuga ati leta ya Israel ntago yaturasa turi mu bitaro. Bavuga ati harimo abasivile, harimo abaganga, harimo abarwayi, harimo impinja zavutse. Abasirikare ba Hamas ngo bakunze kujya bihisha nabo inyuma gutyo, bakihisha mu hantu nk'aho, bakihisha mu misigiti, bakajya barasa bari mu misigiti, kuko bavuga ati Israel ntago yazangira se umusigiti. Bivuga ati harimo abantu bari gusenga batari abagizi ba nabi, cyangwa barasa amavuriro cyangwa se barasa amashuri. Ibyo ngibyo rero no kubera ibyo bakoze nabo, Israel yagiye kwihorera, ariko ntabwo yigeze irobanura. Yagiye irasa, yaba ari amavuriro, yaba harimo abana, ntabwo bari babyitayeho, yaba ari amaparitoma atuyemo abantu, byose baje bashyira hasi. Nubwo bari gutinya kubivuga, ariko Israel yarengereye cyane kuko yisha abantu benshi cyane. Bari gutangaza ko hapfuye abantu ngo 700 gusa, cyangwa hagati ya 500 na 700, ariko uburyo barimbuyemo barashemo bikabije cyane intara ya Gaza. Barengereye cyane ku buryo abo bantu ari bake, kuko bano bantu bagerageza itangazamakuru ryose n'isi yose, inzu zose zitangaza amakuru zikomeye ziba ziri ku ruhande nyine rwa Israel, ndetse zikorana na biriya bihugu by'ibihangange bishyigikiye Israel cyane cyane, bigatuma tumenya akababaro ka Israel ngo Israel bayatatse gusa. Ariko kugira ngo ubone amakuru kuva muri Palestina y'ibintu babakoreye bihambaye, bayagaragaza igice, ariko Israel yagiye irabarimbura, yangije cyane. Wenda amakuru yandi biri kugenda biba uraza kugenda uyasanga kuri YouTube channel, ndetse turaza no kwifashisha n'abandi bantu bafite amakuru ahambaye, yaba ari abariyo, yaba ari n'abari n'abinzobere badufashe kutugezaho ayo makuru. Wehe icyo usabwa niki, kora subscribe, turaza gukomeza tugenda duhana amakuru. Ciao ciao, naho butaha.